nyuma yo gutsinda ibyihebe byari byarayogoje intara ya Cabo Delgado zikanasenya ibirindiro bikomeye mu turere twa Palma, Mocimboa de Praia ndetse na Macomia, inzego z'umutekano z'u Rwanda ziri muri Mozambique zafashije abari barahunze gutahuka ndetse zinakomeza gufatanya nabo no kubatera inkunga mu bikorwa bibateza imbere. Uburezi nk'inkingi ya mwamba mu iterambere rirambye buri mu byo inzego z'umutekano z'u Rwanda zigiramo uruhare. Aha zatanze inkunga y'ibikoresho by'ishuri ku banyeshuri bo mu ishuri ribanza rya Premier de Mayo riri mu karere ka Mocimboa de Praia ndetse n'irya Cibao. Muri aka karere kandi hanatewe inkunga ishyirahamwe ry'abagore b'abadozi, inkunga igizwe n'imashini zidoda kugira ngo bazifashishe mu kwiteza imbere. Nanone mu gushyigikira ibikorwa by'iterambere, inzego z'umutekano z'u Rwanda ziri muri Mozambique zahaye ubwato ishyirahamwe ry'abarobyi bo mu karere ka Palma mu majyaruguru ya Cabo Delgado buzajya bubafasha gukora uburobyi bwabo mu buryo bunoze kandi butekanye. Naho mu majyepfo ya Cabo Delgado mu karere ka Macomia, inzego z'umutekano z'u Rwanda zubatse isoko rigezweho naryo rifasha abahatuye gukorera ibikorwa by'ubucuruzi ahantu heza. Mu mikoranire myiza kandi n'inzego z'ibanze hatanzwe amagare ku bayobozi b'imidugudu mu mujyi wa Mocimboa de Praia kugira ngo aborohereze mu ngendo ndetse no mu kazi kabo ka buri munsi. Inzego z'umutekano z'u Rwanda zinashyigikira urubyiruko zikanateza imbere ibikorwa by'imyidagaduro, aho mu bihe bitandukanye zitanga ibikoresho by'imikino hirya no hino mu turere zikoreramo. Mu bihe bitandukanye kandi inzego z'umutekano z'u Rwanda ziri muri Mozambique zifatanya n'abaturage ndetse n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze mu bikorwa by'umuganda, bagasukura aho batuye n'aho bakorera. Ibi byose biteza imbere imibereho myiza yabo ndetse bikanongera icyizere hagati y'abaturage ba Cabo Delgado n'inzego z'umutekano z'u Rwanda. Inzego z'umutekano z'u Rwanda ziri muri Mozambique zashyize imbere imikoranire myiza hagati yazo n'abaturage ba Cabo Delgado nk'inzira nziza yo kubaka amahoro arambye. Serija Kaneza Christine na Koporo Nyiribambe Divine bo mu ngabo z'u Rwanda bavuga ko bishimira ko kuba uyu munsi ari bamwe mu banyarwandakazi bari muri RDF kandi batanga umusanzu wabo uko bikwiye. Ni nkwateguye na Uwitonze Providence Shadia afatanije na James Kakwerere. Sergeant Kaneza Christine na Koporo Nyiribambe Divine ni abakobwa bakiri bato babarizwa mu ishami rishinzwe kurinda umutekano wo mu mazi mu ngabo z'u Rwanda RDF. By'umwihariko Sergeant Kaneza Christine afite inshingano zo kwibira mu mazi akagera kure bitewe n'icyo asabwe kuhakora ibizwi nko kudivinga. Koporo Nyiribambe Divine we atwara ubwato bw'intambara cyangwa ubundi bwato yahabwa bitewe n'inshingano. Aba banyarwandakazi bombi buri wese afite icyamuteye ishyaka ryo kwinjira mu ngabo z'u Rwanda. Nakuze mbikunda ndetse kandi hari urugero rwiza twaboneyeho nagiye mbona mu rugamba rwo kubohora igihugu hari harimo abadamu ndetse bakoranaga akazi kabo na basaza bacu neza. Ibyo bintera ishyaka ryo kuba nanjye nagira uruhare mu kuba naza mu ngabo z'u Rwanda. Cyane gusaba kwinjira mu ngabo z'u Rwanda nuko nakundaga igihugu, numva nshaka kukitangira, hari umusanzu numva nshaka gutanga ku gihugu cyanjye, kandi akaba baratanze amahirwe no ku mwana w'umukobwa kugira ngo abe yaza afatanye na basaza bacu kugira ngo tutanga umusanzu ku iterambere ry'igihugu cyacu. Ku ruhande rwa Sergeant Kaneza Christine nk'umuntu ufite inshingano zo kwibira mu mazi ku mpamvu zo gucunga umutekano, avuga ko ahavuka nta mazi yahabaga, yewe ngo yaje atazi no koga. Nko mu rugo nta hantu nigeze mpurira n'amazi, naraje masanga amazi baratwigisha turabimenya, noneho mpabwa n'andi masomo y'umwihariko nk'umudive ugomba kuba najya munsi y'amazi
mbasha kuba natangira inshingano zanjye. Kaneza Christine na Koporo Nyiribambe Divine bavuga ko akazi ka gisirikare mu ishami ryose wabarizwamo hari icyo bisaba kugira ngo ugere ku ntego. Iyo uri umusirikare mwiza bigufasha no kuba waba umumarine mwiza. Ikimfasha nanone kugira ngo nkakore neza ni disipurine no gukora ibyo ngomba gukora nk'uko babimbwiye kubikora. Gukora umurimo neza ngo bisaba kumenya uko ukora ikintu n'igikoresho cyacyo cy'umwihariko. Kuri Sergeant Kaneza Christine bavuga ko umuntu atapfa kujya mu mazi gutyo gusa. Mbere na mbere ugomba kuba witeguye neza. Ikindi ugomba kuba wambaye uriya mwenda twabonye nambayemo imbere bawita suit. Iriya suit yo yambaye igufasha kuba utagira ubushyuhe bwinshi mu mazi cyangwa se ndetse n'ubukonje uri hasi muri ariya mazi. Ikindi mwabonye ririya cupa nari mpetse. Iriya cupa niyo ibasha kuguhereza umwuka uhumekera munsi y'ariya mazi. Iriya baneti igufasha kuba wagira wenda nk'imbogamizi mu mazi uri hasi, wahura n'umutego cyangwa se n'ikindi kintu cyakubangamira icyo ari cyo cyose wabasha kuwifashisha. Aba bombi bashimira ubuyobozi bw'igisirikare cy'u Rwanda n'igihugu muri rusange uburyo bahaye umunyarwandakazi agaciro ndetse mu byo akora byose agashyigikirwa. Ndashimira ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda, by'umwihariko umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda utanga amahirwe ku mwana w'umukobwa ndetse n'umuhungu hatabayeho kugira ubusumbanishe mu kazi. Icyo nshimira ubuyobozi bw'u Rwanda ni uko budasubiza inyuma igitsina gore, buhatanga amahirwe ku mukobwa cyangwa se ku mugore kugira ngo atinyuke abashe gukora nawe icyamuteza imbere. Uretse ibyo, Sergeant Kaneza Christine anagira inama abakiri bato bafite inzozi zo kwinjira mu ngabo z'u Rwanda. Batinyuke, barashoboye, baze dufatanye kubaka igihugu cyacu, igihugu kiduha amahirwe. Imirimo iyo ari yo yose twayikora nk'abana b'abakobwa. Umuvugizi wungirije w'ingabo z'u Rwanda Lieutenant Colonel Simon Kabera avuga ko mu byo RDF ishyize imbere ari ukuzamura ubushobozi bw'abasirikare kugira ngo igihugu gitere imbere gitekanye kandi ntawe usigaye. Umuntu ufite ubushake, ufite discipline, RDF imuha amahirwe y'ikintu mubonamo ko ashoboye kugikora muri cya cyerekezo cy'umutekano w'igihugu mu buryo bwagutse, kuko muri iyo mirimo abantu baruzuzanya. Guha ubumenyi abari n'abategarugori ndetse n'ibikoresho bijyanye n'igihe ngo bigaragaza ko umusanzu wabo mu ngabo z'u Rwanda uhabwa agaciro. Sergeant Kaneza Christine na Koporo Nyiribambe Divine bakomeza bavuga ko bazakomeza kwiga byinshi no gukora cyane kugira ngo bakomeze kuzuza inshingano zabo no kwereka ubuyobozi bwahaye agaciro umunyarwandakazi ko butibeshye.